ako uko bisa ugira isoni pe oya isoni zikisi ngaho maka bizune utagira isoni nese basa rubona ntari umukobwa mwiza ku buryo wankunda mwiza nyine ku giti cyawe nago wankunda uri imanzi ndacecetse shobora kuba ndiyo cyangwa ntariyo kuki utariyo misemo guceceka nyine ndabizi ko wabikoze oya nacecetse abakobwa bameze nkawe muri sosiyete ahantu hose barahisanga kandi abakobwa bameze nkawe baba bafite akarimi kare kumba nuri umuhungu mwiza ufite iminwa myiza turashize none uri guseka neza ndi kukureba nkumva twagumana dukorana ikiganiro nakunze uyu niwe moza Rwanda shaka ura rero ngewe ura wamamagaye ngo ze dukorane ikiganiro numva uri umuntu uri seriye kuri telefone ariko mugezeho ndumirwa refe ndi wawe mperuka guhura ryari mperuka gusomana ryari Yesu umwami Nazareti akeshi abakobwa nk'abo ngabo hari n'abandi bakobwa baba bagira inama akamugira inama ati ntuzakora ibi ariko wakabikora rero ndumva hagati aho ntago kuba abakobwa bari gutwara inda ari ikintu wenda ari ikintu yenda ari nk'ubuhemo bw'abahungu gusa kuko bose babigiramo uruhari ikibazo n'abakobwa cyangwa ikibazo n'abakobwa hano nizere ko mumeze neza cyane amazina yanjye n'umuza nk'uko bisanzwe ndagiye guha ikaze abafana bacu mudukurikirana umunsi ku wundi nshimira abantu mwadukoreye sabu mukatwereka comment n'urukundo mugomeze kugubwa neza abadiaspora mugomeze mutwere ku rukundo munadusharingire mu bihugu byo hanze ku bashuti banyu maze ibintu bigomeze kugenda neza so ndi kumwe n'umuhungu mwiza w'ibogari na umwanya akabibwira no tugiye gutangirana mu kiganiro cy'uno munsi tugiye gukora cyane ndabakunda ya Imana ibarinde so ikaze ne karibu murakoze cyane abakunzi ba Muhoza Rwanda ndetse na aho muri hose cyane cyane abakunda gukurikira ibiganiro byo kuri uyu muyoboro abari ku mpande zose z'igihugu ku mpera y'isi ahantu hose muri haba i Burayi haba muri Amerika hose tubaye ikaze amazina ndumva atari ngombwa cyane ahubwo twakomeza nagushaka kwibwira abakunzi se nagushaka ko bakumenya ntago ari ngombwa okay so rero amazina nyine ubwo amazina yawe uyagize ibanga rero mfite ibibazo bigera muri 5 nshaka kukubariza ngendeye nyine kubajama mbona mutari gushaka nyine hari ukuntu ubwira umutipe ngo unese nyine umutipe bakunda n'umukobwa kamugati se uzashaka ryari ngo ningira imyaka 40 kubera iki nyine abantu mwese mwumva ko mugomba gushaka mufite imyaka 40 ese icyo kibazo kimbajije ubizi neza ko ntashatse ndabizi neza ko utashatse ubibwiwe n'ikizi narega nagarubwa nje nawe turaziranye ndakuzi uranzi twaje gukorana ikiganiro ari byo nshaka ushaka kumbaza ko nashatse nimba nkennye urakennye umva ko uzakira ryari kugira ngo bashe kuba washaka nzakira nimbona amafaranga nudakira nakonde nyine nzihangana ufite imyaka ingahe ntago byari ngombwa kubera icyo atari ngombwa nsubiza ufite imyaka ingahe ntago ari ngombwa nishaka mbe mfite wenda reka gereranye ko ufite imyaka nka 28 29 kuva watangiye gukora amafaranga urinze ugira 29 utarayabona umva ko ayo mafaranga azava mu ijuru akaza agata kwitura ati dore amafaranga ndakwizaniye kora ubukwe bubake inzu ushake ariko buriya iyo uvuze ngo natangiye gukorera amafaranga urabizi neza ko nayakoreye nubwo waba umaze amezi 2 gusa hari n'ibihumbi 100 ufite nayakoreye nyine ibaze gute nabyo ufite kandi uvuga ko nakoreye amafaranga nyine nibyo uri ku nibyo ntayo nakoreye uzise ngende kwibaza kandi nawe urabyishe umbwate hari n'ibihumbi 100 ufite none zubwo nazana umugore gute nta n'ibihumbi 100 ngiye oya rero ikintu bantu mwibeshyira abahungu gushaka naga ari amafaranga niki gushaka wenda umukobwa cyane ko hari igihe umukobwa barusha amafaranga umuhungu niba mushakanye mukennye mwakoranye mwese mugashaka utuzi mugakora mukabona amafaranga so noneho reka iyo ngingo tuyiveho ngiye kukubaza ikindi kibazo cy'amatsiko kandi unsubize neza sombeye ufite girlfriend cyangwa nawe ufite
It's a iki secret. Nibanga ibyo ngibyo iki ndabicecetse. oya mbwira mwana mbone kukubaza Oya ndabicecetse mbaza ikibazo cyose nta kintu musubije. Wenda reka tuvuge ko umufite udeka tubyemeze uramufite girlfriend wawe ni kihe cyizere cy'ejo hazaza umuha cy'ejo hazaza ubundi ngo numva uri kunyinjirira mu buzima. Ndikukubaza n'ibibazo by'amatsiko. Ndacecetse. Oya mani ugomba kunsubiza. Oya ndacecetse. Guys ntabwo muri kubyumva ngiye mfite ibibazo nshaka kukubaza. Oya ibibazo byose umbaza. Nanjye ugomba kumbaza. Oya njye nta kintu nkubaza. Wowe wanumiye kuri channel yawe. Ibintu byose urambaza nashaka gusubiza ndaceceka. Kuko n'uburenganzira bwanjye. Girlfriend yemeruka guhura ryari? Ndacecetse. No burenganzira bwanjye guceceka. Nanjye ni ngutumira iwanjye uza ibyo nzakubaza udashaka. Uzaceceke. Girlfriend wawe yemeruka guhura ryari? Muheruka gusomana ryari? Yesu umwami wa Nazareti. Umukobwa ni gatikira. Reba ara muri kamera. Guys, bakunze bamuza Rwanda. Uyu mukobwa nishinze. Oya nago ndinshinze. Ariko uko bigaragara ibaze nk'ibibazo abambaza. Uri kwihisha mu bafana kandi biragaragara ko iminwa ifite amasoni mu gitondo byuto somana n'ijoro rayisoma. Warayisomana. Narumiwe noneho. Simba nabagira ngo banakurumye ku munwa. Ariko uri uraserereza. Naga ari kugusebya oya. Ngavuga ibindi tugende. Wanze kunsubiza ibibazo bya nyina kubajije. Wanze ko ufite girlfriend cyangwa utamufite? Nacecetse. Nese ku bakobwa bari guterwa inda muri iyi minsi niki ubivuga? Abakobwa bari guterwa inda. Ariko bura nta mukobwa uterwa inda atabishaka. Nyine urabivuga hiki? Ndavuga yuko abo bakobwa ari ishinzi gute nyine biteza inda. Abahungu muri gutera inda none. Oya abahungu arega buriya ntago umuhungu yagusanga iwanyu ngo gutera. Nene iyo umuhungu ati sheri nshaka ko tubana nijoro kanga gukoresha kondomu bumva ko ingaruka ziraza kuvamo utazazirenge. Aho ngaho ni ubugoryi bw'abakobwa. Buriya nimba uhuye n'umuhungu mukanga gukoresha ubwo bwirinzi akeshi uba ugomba kwitega yuko ingaruka ari wowe zirabaho nk'umukobwa. None se uraje uramupromisinze uramubwira ati promise you nta kibazo nago nagutera inda ndabizi byose ndabizi kandi urabizi pepe ndagukunda ibizaba byose nzagufasha yarangiza ukamutera inda warangiza yaguhamagara kuri phone gatuyikura. Oya buriya akeshi bitangira ari ubugoryi bw'abakobwa. Kuko buriya nta mukobwa n'umwe ujya guterwa inda adafite urugero rw'abandi baziteye. Sibyo? Uhura n'umuhungu mugakundana mukaryamana akagutera inda. Ibyo byose ujya kubijyamo uzi yuko hari abandi byabayeho. Sibyo? Kandi akeshi abakobwa nk'abo ngabo hari n'abandi bakobwa baba bagira inama. Akamugira inama ati ntuzakora ibi ariko wakabikora. Rero ndumva hagati aho ntago kuba abakobwa bari gutwara inda ari ikintu wenda ari ikintu yenda ari nk'ubuhemo bw'abahungu gusa kuko bose babigiramo uruhari. Ikibazo n'abakobwa cyangwa ikibazo n'abahungu? Ikibazo n'abakobwa. Abahungu nta kibazo bafite. Kuko akeshi umukobwa ashukwa n'utuntu twinshi ariko ingaruka bazizi yuko zigomba kuza wenda iyo zitaje ashima Imana. Akeshi uzarebe iyo nk'umukobwa yakoze imibonano idakingiye hari ukuntu agenda akamara ukwezi afite ubwoba ariko yabona abonye imihango akishima. Abati Imana ushimwe yuko ntatwaye inda ariko ubusanzwe n'ubutakongera akabisubira akabati ubwo butanatwaye inda n'ubundi ndabasha kuyikwepa. Rero bikaza kurangira atwaye inda. Rero urumva hagati aho ntabwo ari ikibazo cy'abahungu ahubwo ni ikibazo cya bose cyane cyane ariko comes from ku mukobwa. So ibintu abahungu benshi nkunda kuganira nabo ngurana ibiganiro n'abajama benshi
nkababaza ku kibazo kigira ko nyine kuntu umujama bavuga ati ntago yakora ubukwe n'umukobwa batarabanza kuryamana. Ese nawe wemeranye nabo cyangwa nyine ntago muhuza? Niki nyine wowe wabivugaho kuri ibyo bintu? Kuri iyo ngingo yo gukora ubukwe mutararyamana, njye ndumva nta n'ikibazo kirimo kuba mwaryamana ariko bitewe na gahunda mufite, sibyo? Kuko nimba umuhungu mwagiye mu murenge kandi ukaba ubona yuko mufite gahunda nzima, aba yabaye uwawe nawe wabaye uwe. Rero kuvuga ngo murategereza ubukwe, wenda niko mbitekereza, ntago ari by'ijana ku ijana, ariko ndumva nta kibazo kibirimo kuba mwaryamana. Ku ruhande rwawe wowe washakana watereta n'umukobwa mugakundana mukarinda ubwo mujya mu murenge mutararyamana? Njyewe se ntubeshye. oya byaterwa n'iki? n'impamvu zitandukanye. Umaze gukunda n'abakobwa bangahe? Ariko bite byawe? Oya njyewe uransubiza turi kuganira. Oya ntujye mu mibare y'abakobwa twakundanye. Okay, abakobwa bose mwakundanye ubwo ntago muraryamana uri imanzi? Ndacecetse. Uri imanzi? Ndacecetse, shobora kuba ndiyo cyangwa ntariyo. Kuki utariyo? Misemo guceceka. Nyine ndabizi ko wabikoze. Oya nacecetse. Iki nabari cyo. Buriya guceceka buriya ni ubwenge, kandi ubusubije umuntu mu kinyabupfura. Ntabwo ubundi igisubiza bari yego. Yego cyangwa oya buriya. Oya ibintu byose nakoresheje ari oya bavuze. Buriya ririya jambo rivuga ati maybe, urumva? Buriya maybe isobanura ibintu byinshi. Sibyo? Bishobora gusobanura ngo ahari wenda ntawamenya, ibintu nk'ibyo nyine bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo. Sibyo? Rero urumva njyewe ndakoresha maybe. So rero ikindi kintu ngiye kukubaza, ubu twakoranye ndi kukureba cyane neza, kumva nuri umuhungu mwiza ufite iminwa myiza. Turashize none. Uri guseka neza, ndi kukureba nkumva twagumana dukorana ikiganiro nakunze. Uyu niwe muhoza Rwanda shaka. Buriya rero njyewe buriya wamamagaye ngo uze dukorane ikiganiro, numva uri umuntu uri seriye kuri telefone, ariko nkugezeho ndumirwa. Oya kuba nakubwiye ko nakwikunde se uri mwiza ni ikibazo. None se ko wahoze umbaza, shimye yuko wahoze umbaza ngo ufite umukunzi nawe ufite, ubu ndamutse mufite nabo wa kabiri ukaba uri kunyitwaraho gutya, urumva byamushimisha? Biryoha bisangiwe. Ngaho da. Si byose biryoha bisangiwe. Oya ukomeza ikiganiro. Nese basa rubona ntari umukobwa mwiza ku buryo wankunda? Mwiza nyine ku giti cyawe. Ntago wankunda? Komeza ikiganiro. Ako uko bisa ugira isoni pe. Oya isoni zikisi. Ngaho maka bizune utagira isoni. Njye ntabwo mfite isoni, reka umaka. Guys. Oya guys ari kuvuga ngo ntabwo agira isoni. Ugira isoni cyane usugira. Guys mwakoze. Ntabwo ndasoza kuko mwakoze gukurikira ibi biganiro bya Moza Rwanda. Turabakunda. Nimukore subscribe, like, share and comment. Ndabona Moza kuzana uburaya kuri channel. Kandi ibyo bintu simbikunda, ngende umwana wo mu batambyi. Oya okay ntabwo nongera sorry mbabarira. Ngende umwana wo mu batambyi. Karakanyuzeho mutambyi. Karakanyuzeho. Ko nagukunze. Nange nakwikundiye, nimba byakunda twakebera inshuti, ukamana nimero zawe tukamenyana nimba nacyo bitwaye. Ubundi abakobwa bameze nkawe hari ikintu mbaziho. Abakobwa bameze nkawe muri societe ahantu hose barahisanga. Kandi abakobwa bameze nkawe baba bafite akarimi kareshya. Rero ibyo bintu bigatuma ahantu hose bibafasha kuhaba, bikabafasha no kubana n'abantu bose. Ariko batari njye.
ushatse kuvuga ko ndi nakarimi kanjye karakoresha reshya ariko wowe ntago byavamo. umva uyu mukobwa guys mutubwire muri comment batubwire iki batubwire ku byawe kuko ndabona oya ndabona unzana ubushinzi guys mwakoze rero kudukurikira turabakunda turakunda Imana ibarinde. Bye bye.